Reka ngusuze cyane mwifuza ubwa neza aho rero somande nyeze y'ibyo zitandukanye mbwire ngo komeza ugubwe neza. Ni weekend dutangira babwira ngo ikomeze ibabere weekend y'umugisha kandi weekend ya mahoro. Ni byinshi cyane, ni nyinshi cyane ziri kugenda zivugwa hirya no hino. Kwambwira ngo kanda subscribe kuri Mura TV kugira ngo ibiganiro byacu byo kugira 5 kuri 5. Ikibazo cy'isengero cyakomeje kuba agaterera nzamba rwose, byakomeje kugorana ati gufungura isengero byo ni ibintu bigoye cyane ati, kandi n'izisanzwe zifunguye zakabaye zifungwa nazo. Ese wakibaza hazabaho iki, hazakurikiraho iki? Ese abantu bazajya basengera mu rugo? Ese ni iyihe plan wenda leta yaba ifite kugira ngo abantu wenda bajye babona uko basenga, cyane ko buriya n'igice cya worship nacyo kiri mu bintu bitumye umutekano ugerwaho. Kuko niba umukecuru, umusaza, umwana, urubyiruko, umusore, inkumi, umugabo, umugore, abantu bose nyine babyuka bavuga bati Mana igihugu, turindire igihugu, uduhe umutekano, uduhe kubana neza mu mahoro. Urumva ko ibintu byo gusenga cyangwa se kuba abantu babasha kubona uburenganzira bwo gusenga nabyo birafasha. Tuvuye no mw'ibyo kandi ukareba mu iterambere ry'igihugu muri rusange, hari ibigo byinshi byagiye byubakwa, amavuriro arubakwa, byinshi cyane bikagenda bikorwa n'amadini, aho usanga nk'idini runaka nka Catholic ifite nk'ibigo by'amashuri mu karere umubare w'uyu kandi ugasanga biri hejuru y'10 mu karere. Ugasanga Adventist ifite ibigo birenga 10 mu karere. Ubwo ndi gufata imibare mito kugira ngo tuze kumva uburyo ki ibi bintu nyine ibintu by'isengero cyangwa se ko abantu bahurira hamwe bagasenga bifite uruhare runini cyane mu iterambere ry'igihugu. Hari ibitaro byinshi cyane byagiye byubakwa n'amadini. Wagera ku makaminuza turara nko kuri Inirac iri ahantu henshi cyane, ngira ngo ifite amashami agera muri 3 niba nibuka neza, niba tarane. Urumva aba banyeshuri biga muri Inirac ni benshi ku buryo uramutse uhagaritse wenda nk'iryo dini ukavuga ati turarihagaritse, hari abantu benshi batakaza ishuri. Ukareba ibigo iryo torero ryagiye ryubaka, ugasanga uramutse bihagaritse kuko iryo torero niba ryubatse ikigo, urumva ibintu byinshi torero n'iryo riba rigomba kubijera rikabipanga, kavuga ati ibintu bizajya bigenda gutya kugira abanyeshuri bige. Wenda leta nayo ishobora gushyiramo support yayo, ariko ntago ari cyane nka ba nyiri kubaka ikigo. Urumva ko ari byinshi cyane rero amatorero agenda adufasha. Ese ibi bintu bimeze bite, byagenze bite? Ese bijyavuye kugira ngo hatangazwe ko n'amadini cyangwa se n'amatorero n'insengero zisanzwe zifunguye zakabaye zigomba gufungwa? Hari mu nama ubwo perezida arimo abazwa ibibazo n'abanyamakuru, hanyuma umwe arabaza ati hari isengero nyinshi mwagiye mubabwira kuzuza ibisabwa ndetse bagatangamo n'amafaranga yabo, ariko zigiye gusaza batarazisengeramo. Ndagira ngo mushishikarize kugumana natwe kuri Mura TV, uyumvire ikiganiro cyose uko byari bimeze. Ni mu video iri inyuma ikurikira. Nyuma y'iyi video ntago ndi bugaruke babwire ngo muze gukomeza kugira amahoro y'Imana, kandi weekend ikomeze ibaryohere, weekend ikomeze ikubere nziza. Mubwira ko gutanga comment biba ari byiza cyane. Andika comment uko bumva ikiganiro. Ese nizihe nkuru mwifuza twajya tubagezaho kuri Mura TV? Bwose murajya mutubwira muri comment, kandi comment zanyu tuzigenderaho dutegura ibiganiro by'ubutaha kugira ngo dutegure ibiganiro bigendanye n'ibyifuzo byanyu. Murakoze cyane, mukomeze kugira amahoro y'Imana, ndabakunda cyane. Musigaye mwumva iyi video, nyuma yaho mutange comment. Abanyesengero basabwe kugira ibyo bavugurura, barabivugurura bashyiramo amafaranga, nabyo bigiye gusaza zitarataha. Iyo bibagewe nta nsengero nafungura n'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development, muri ibi byose twavugaga intambara ziri ku isi na survival y'igihugu, insengero zifitemo uruhare iki? Nazo ziratanga akazi se
they are just cheating abenshi they are just cheating ariko mubahehe mwebwe ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububandi gusa kurwana n'abandi bari mu churches nabyo nta mpuhwe bifitiye na busa rwose ariko mwebwe abakoroni barabarindagije namwe murarindagira ubu twirwe tuganira ibintu bya church bisengero wagiye mujye kuhinga mworore mujye gusenga nushaka usengere kuri telefone churches n'izishye aho byaturutse ntuhazi churches ahantu hose ziri ahubwo ndetse buriya nuko dushaka gushyira ibintu mu kuri turashaka guhutaza abantu tugira